Amora, Max TV, nothing but love. Abakunzi ba Moral Max TV twongeye kubasuhuza dukomeza kubifuriza ibihe byiza. Ni kenshi tuganira ku ngingo z'urukundo ndetse kandi tuzanazihoramo. N'ibiganiro bigiye bitandukanye twagiye tubagezaho kandi ntibizahagarara nk'uko bisanzwe. Nkunze kwibabwira ko tuba turi mu isi y'urukundo. Aho uva mu buzima busanzwe bundi ukava muri business, ukava mu bibazo ugihura nabyo mu buzima, muri make ukinjira mu isi y'urukundo. Ibyo tuba turi buganireho. Twaganiriye kuri bimwe mu binyoma bigiye bitandukanye abakobwa bashobora kuganira cyangwa se bashobora kubeshya abahungu mu buzima busanzwe bw'urukundo, ndetse ni byinshi twagiye tuganiraho ku rukundo. Uyu munsi tugiye kwibanda ku bahungu. Abahungu cyangwa se abagabo muri rusange. Hari ibinyoma 5 umuhungu cyangwa se umugabo ashobora kubeshesha umukobwa ashaka ko baryamana. Ushobora kuza kwisanga hano cyangwa se ugasanga utaranagwa muri uyu mutego. Itonde, utege amatwi kandi nibura bigusigira isomo. Abagabo bamwe na bamwe cyangwa se abasore iyo bari mu rukundo baba batabasha kwishira ndetse no kwiyobora ku bijyanye no gukora imibonano mpuzabitsina. Umugabo ushaka kuryamana n'umukobwa ashobora kuvuga ikintu icyo ari cyo cyose n'ikinyoma cyangwa se ibinyoma bikabije. Hari abagore n'abakobwa benshi bisanga bemeye kuryamana n'abagabo batigeze biteganya na gato bitewe n'ibinyoma byihariye abagabo baba babatsindishije. Mukobwa uduteze amatwi, ngibi ibinyoma bishobora kuba byakugonga. Umugabo ashobora kugushukisha cyangwa se umusore kugeza ageze ku ntego ye yo kuryamana nawe, cyangwa se ashobora kukubeshya kugira ngo akunde kugeze mu gitanda. Nuza kandi gusanga utaragerwaho n'ibi bibazo uzabyirinda. Umunyarwanda niwe wavuze ngo ibuye ryagaragaye ntiriba rikisha isuka. Niba bitarakubaho gira uburyo byirindamo. Ikinyoma cya mbere, umusore ushobora kukubeshya ngo ndacyari imanzi. Yego rwose bibaho ko hari abahungu baba kure cyane y'imibonano mpuzabitsina kugeza igihe bumva ko gikwiye, ariko hari n'abandi bashobora kubibeshya kugira ngo babashe kugera ku ntego yo kuryamana nawe wowe mukobwa. Bamwe mu bahungu bakoresha iturufu y'ubumanzi ku bakobwa bazi neza ko ari amasugi kugira ngo bumve ko badahangayikishijwe no kuba bakorana imibonano mpuzabitsina ndetse banabashe kubizera. Nyamara mwabikorana ye baba we ugatungurwa no gusanga ari nk'umwarimu wabyo. Ibyo bibaho cyane. Niba byarakubayeho we watubera umuhamya. Niba kandi bitarakubaho, you have to pay attention. Gerageza wirinde mbere yuko bizakubaho. Ntuzavuge ngo ntitwakubwiye. Ikinyoma cya kabiri, umusore cyangwa umugabo ashobora kugira ati sinigeze niyumva nk'uko meze ubu. Icyo gihe muri kumwe ashobora kuvuga ngo ibyiyumviro mfite aka kanya nta na rimwe nigeze mbigira mu buzima. Iki ni ikinyoma cyumvikana cyane. Ndabizi bamwe mu basore muri kunyumva cyangwa abagabo murimo muravuga ati reko se buriya umubiki koko utuvuyemo. Yego ndabikoze. Mubyihanganire cyane namwe mujye mumenya ubwenge. Amabanga yanyu ndayamennye. Habaho ibyiyumviro by'ukuri ndetse n'ibipiratano cyangwa se ibipapirano. Inshuro nyinshi iyo umugabo avuze gutya ni gake ashobora kubivuga ari mukuri. Ni gake cyane. Akenshi usanga intego bafite ari ukugira ngo umugirire impuhwe, wumve ko arenze abandi bose wamujyanye kure mu ntekerezo. Bityo ayobye amarangamutima yawe mpaka uryamanye nawe. Nta yindi ntego niyo ngo yaba afite. Ikizakwereka ko yakubeshyaga nuko nimurangiza icyo gikorwa ako kanya bya byumviro yakubwiraga bizahita bishira burundu. Atangire kuguhunga, umuhamagara kwihorere, umwohereze message ntayisubize. Ni byinshi uzajya ugenda ubona nyuma yuko mumaze kuryamana. Byaba byiza ubyihoreye. Ese ubundi ubiretse waba iki? Birashoboka ko wabireka. Mukobwa uri kutwumva,
ushobora kuba uri guhura nabyo muri iyi minsi cyangwa se waranahuye nabyo, mu by'ukuri ukabisimbuka. Shima Imana kuko ni bake basimbuka uyu mutego. Nawe gerageza ntibizakubeho mu gihe kizaza. Ikinyoma cya gatatu. Iki kinyoma ni bakeya basimbuka uyu mutego, bake cyane, nubwo n'ibindi nabyo ari bakeya. Buri kinyoma hano kigiye gifite umwihariko wacyo. Iki cyo, umusore ashobora kuza cyangwa umugabo ati nasengeye guhura nawe. Guys, abakristo murahita mubyumva cyane. Ahangaha nimwe mugongwa cyane, nimwe muhita mugwamo. Abakobwa b'abakristo cyane nibo bafatwa n'uyu mutego. Akenshi uzasanga umugabo ataba bivuze kuko byamufasha igihe koko, ahubwo abikorera kukumvisha ko asenga kandi cyane, bigeze naho asengera ngo azahure n'umukobwa umeze neza neza nkawe ukomeze, wumve ko asenga cyane nkawe, bityo bitume nta mpamvu n'imwe yagutera kumusubiza inyuma ndetse no kumushidikanyaho. Ukuri guhari ni uko ushobora kuzasanga uwo musore atazi no gutera dawe uri mu ijuru. Exactly, uku ni ukuri. Ni kenshi azaza avuga ati wow, nari narasengeye guhura n'umukobwa umeze nkawe. What? Uku si ukuri habe na gato. Ikigereranyo cy'ijanisha, nubwo wenda ubushakashatsi nta bwizewe cyane, gusa ugendeye ku bigenda bigaragara hanze, igendera kuri wowe ubwawe mukobwa uri kudutega amatwi. Nawe musore niba warabikoze wigaye, uzasanga akenshi abikora kubwo kuba hari icyo agushakaho, nta kindi ni ukuryamana nawe, ejo akahita yigendera. Birashoboka ko ibi byose mwabicamo. Ahangaha cyane cyane y'aba adolescent, abakigimbuka, iyi mitego irabagonga. Hari ikindi kinyoma bigorana cyane kuba wagwa muri uyu mutego utahubutse. Wahubuka ukawugwamo kubera kwizera ibyo yakubwiye, kandi mu by'ukuri ari ikinyoma. Ikinyoma kiri ahangaha noneho cyo ni bimwe bavuga ngo ni icya semuhanuka. Umusore cyangwa umugabo ashobora kugira ati sinshaka gukorana imibonano mpuzabitsina nawe kugeza tubanye. Iki ni ikinyoma 95% by'abahungu bagihuriyeho, kandi ni igitekerezo gitwara benshi mu bakobwa kuko bagifata nkaho ari cyiza, kuko kibaha kurinda umutekano wabo rwose. Mukobwa, niba umuhungu mukundana akubwiye ibi, banza use n'ubiha amezi 3 cyangwa se nibura amezi 4, ubonana nawe kenshi rwose, natazatangira gushyiraho igitutu ndetse n'amayeri menshi yo kukugeza kuri icyo gikorwa yakwijije, ndetse yuko kitazakubaho cyangwa se mutazakigeraho mbere yuko mubana, icyo kizakwereka ibishya kuri we. Uzibaza niba ari wa muntu mwajyaga mubiganiraho bikuyobere. Aha rwose nubona akomeje kukotsa igitutu, you have to move in. Ntabwo bibaho ko umuntu yagusezeranya ikintu adashobora gukora kandi afitiye ubushobozi. Niba musezeranye ko iki gikorwa kitazabaho mbere yuko mubana, uwakigusezeranije nagishyire mu bikorwa bitihise. Wowe niba ubonye bidashoboka, muveho. Ikinyoma cya 5 ndetse ari nacyo cya nyuma, abasore benshi bakunda gushukisha abakobwa cyangwa se kubeshya n'abagore. Birashoboka ko n'umusore yabeshya umugore. Hari abagore baba ari abafiyemere, ibyo turabizi. Ubundi umusore naza akakubwira ngo nkorera amafaranga menshi, naye ariko sa yawe. Ongera uvuga uti naye ariko ntago ari ayawe. Mu Kinyarwanda baca umugani ngo ingunguru zirimo ubusa nizo zirangira. Ubundi nta muhungu ukize ko kujya imbere y'umukobwa ngo amwereke umutungo we awumukuruje cyangwa se ngo awumukuruze.
amwereke ko ntacyo atakora kugira ngo amubone. Oya, ubwabyo ni ukwiyumva ndetse no kwiyemera. Umusore cyangwa umugabo ushukisha umukobwa cyangwa se witwaza amafaranga, ko nkorera amafaranga menshi, ntabwo we wananira kugutunga, ni byinshi ashobora kuza kukubwira, ntabwo buri kimwe cyose azabikubwira, ariko namara kukurunguruka azigendera. Icyo yabaga ashaka yarakibonye, ntazajya n'ahandi. Kuko abakobwa benshi rero bizwi ko bakunda abahungu bakize, akumva ko agiye kukwegukana ndetse yanagukoresha ibyo akwifuzaho byose birimo no kuryamana nawe. Ese iki kintu ndakibeshya? Ndabizi neza ko iki kintu ntakibeshya. Iyi ni reality iri hano hanze. Byongeye muri iki kinyejana, abakobwa benshi bakururwa n'amafaranga, impano zitandukanye ndetse zihenze, akagenda yirahira no ku bandi bakobwa yewe ati mfite boyfriend ukize. Ba bandi bahumye neza neza burundu bo ati nifitiye ikigabo kimpa amafaranga. Guys, this is not the future. Ntabwo uri gutegura ahazaza ahubwo urimo urahangiza. Abakobwa ndetse n'abagore bakeneye kumenya bimwe muri ibi binyoma rwose. Nk'uko twagiye tubakorera ubushakashatsi kuri zimwe mu mbuga zigiye zitandukanye ndetse namwe ubwanyu mukatwera ubuhamya, ntabwo abahungu bose ari abanyakuri ndetse sinako bose ari abanyabinyoma. Ibyo nabyo mubyiteho, mubyumve neza. Umuhungu atazaza bivuga yibereye mu kuri, ugasanga nabyo bibaye ikibazo. Gusa ibintu byose mu buzima ukora ukwiye gushishoza ndetse no gushidikanya. Uko gushidikanya kwawe kuzakugeza ku gushishoza. Nushishoza ku kintu, uko byagenda kose ntuzahomba. Wowe mukobwa ukwiye kujya ushishoza, ukayungurura neza ukuri ubwiwe n'umuhungu cyangwa se ukura kubwiye, icyo gushingiyeho, ndetse kandi ukanakomera ku busugi bwawe niba ukibufite. Biba bwaratakaye, kandi komera ku bunyangamugayo bwawe. Birashoboka ko waba warabikoze par accident, waracitswe, biraba. Ariko se niba koko byarabaye utakisugi, utagifite ubusugi bwawe, ni ngombwa ngo ukomeze umubiri wawe ugire igikinisho? Oya, niba uriyubahe, nabyo bizaguhesha agaciro ndetse binaguhesha ishema mu bandi. Bitari ibyo uzicuza ubuzima bwawe bwose kandi bitagishobotse. Amagara aseseka ntayorwa, bityo kandi gushishoza birafasha mu buzima. Mukomeze kunogerwa na gahunda za Moral Max TV. Ufite igitekerezo, inyunganizi cyangwa se ikibazo, andika muri comments hasi aho. Umuntu utarakora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bigenda bimugeraho uko bigiye bisohoka. Yaracitswe cyane, kandi akunzogera itukura aho ngaho hasi cyane, ukande like ndetse unakore share kugira ngo inshuti zawe n'abavandimwe bagenda babona inyigisho ndetse n'ibikorwa byiza biva mu ngingo tuba twabateguriye, zubaka ndetse zikora no ku mitima yanyu. Ibihe byiza kuri mwebwe. Bye.